Bamwe bati Jonathan twamukunze kuba yaranze kwakira amafoto Jovia yamuhaye kugira ngo agende ayereke Darilene cyangwa ayakangishe Darilene amuha amafaranga agenda atangire business ye nshya abumukire. Abandi bati yakagombye kuba yarayakiriye kugira ngo yibonere amafaranga akoresha muri business ze. Bahaye ikaze kuri channel Impanga Films aho tunyuza ubusesenguzi kuri filime twabasohoreye ubundi tukayitangaho ibitekerezo. Niba uri mushya ndagusabye kanda subscribe ufungure inzogera kugira ngo tubane no mu bindi biganiro. Nkuko mubizi rero iyi ni channel yacu ya kabiri yitwa Impanga Films tunyuzaho ubusesenguzi tukarebera hamwe uko episode yagenze. Nta ikaze abamama n'abakobwa bakunda iyi filime idufasha kwiga ibintu byinshi ariko cyane cyane ku bamama bajya mu rukundo bikarangira abagabo babahemukiye. Bahaye ikaze cyane rwose. Tugiye kurebera hamwe rero episode ya 57 uko yarangiye. Nkuko natangiye mbivuga rero tugiye kurebera hamwe uburyo Jonathan yitwaye umunsi Jove yamusangaga iwe mu rugo akamubwira ati fata aya mafoto nafashe ndi kumwe na Rugero ubundi nurangiza ugende uyakoreshe uyereke Darilene cyangwa uyakangishe Darilene ubundi Darilene aguhe amafaranga. Jonathan yaramurebye aramubwira ati fata amafoto yawe yasubirane ntayo nyeneye sinyeneye kubinyuza muri iyo nzira kugira ngo nkire nge nzakora akazi kanjye kandi nzibonera amafaranga. Abantu benshi barabishimye muri comment njya mbibona cyane cyane abamama n'abakobwa ndabashimiye cyane rwose ibitekerezo byanyu njya mbibona kandi muraba agaciro. Abapapa bo sinzi ukuntu babitekereje kuko nta bitekerezo byabo nigeze mbona nabonye cyane by'abamama. Ariko ikintu navuga nuko Jonathan ari umuntu w'umugabo ariko ku rundi ruhande Jonathan mbibutse ko yatangiye kwiyegereza Darilene akaba ashaka kwiyegereza Darilene cyane. Mwarabibonye cyagiye muri parikingi Darilene imodoka yamupfanye Jonathan aragenda amushakira amazi araza aramubwira ati fata ku mazi ngiye bayanye ndayagendana. Ariko ngo abahanga mu buryo babirebagamo babonye ari ibintu bidasanzwe. Narazibonye comment zanyu mwagiye mutanga baravuga bati team Darilene team Jonathan muri hehe mushyiremo imitima mukore like mu commenting ubundi yajya akibana na Jonathan ko Jonathan ari mwiza. Ariko kuri ruhande nanone hari uwitwa Derick mbibutse ko Derick ari mu rukundo rw'ubusazi yakunze Darilene kugeza naho yibagirwa inshuti ye iyo Jonathan byavuyemo imbarutso yo kuba baranatandukanye ubu bakaba batakivugana. Jonathan akaba yaratandukanye na Derick ubwo Derick yamuhamagaraga ari muri gym akamubwira ati Jonathan sinkeneye ubufasha bwawe sinkeneye uko ugenda uvuga ngo nanze kugufasha. Ariko Jonathan aramubwira ati kubera icyo utaje kunsuraho mba ntahuzi wowe uri umwiyemezi. Derick ahita amubwira ati genda ujye gukora ku kazi kawe k'amafuti nako nikakunanira uzaze ngo ku bushoferi. Ariko muri comment zanyu nabonye mwandika ko Derick asuzugura ni naho mwahise muhera muvuga uti ubundi Derick ntago yakagombye kubana na Darilene. Birangira mutangiye kuvuga ati Jonathan versus Darilene Jonathan na Darilene. Ababyemera cyangwa ababifata gutyo mu liking mu commenting mubwira ati Jonathan na Darilene bagakundana bakaberana mu commenting rwose mbone comment zanyu mbone like zanyu muna sharing kugira ngo n'abandi bagereho. Ariko mbibutse ko Darilene afite umugabo kandi uwo mugabo we Darilene acyamukunda kandi amukomeyeho. Darilene afite n'abana bivuge ko gutandukana na Rugero bitapfa koroha cyane ko Rugero yamubwiye ngo nushaka gutandukana nanjye ubwo uzasiga abana ubundi ugende wenyine nakubwira iki. Ariko Darilene ntago yifuza gusenya umuryango we kereka nihagira ikindi kintu kiba. Ariko Darilene afite gahunda yo kubana na Rugero ubundi ibintu bigakomeza bikagenda uko byakagenze. Ariko Darilene mu by'ukuri arababaye muri iyi minsi aho mukecuru Mukamusone amumereye nabi amutesha umutwe ayageze naho amutega amarozi ariko biranga.
ndasabira Imana yo mu ijuru Darilene ko yamufasha rwose akava muri biriya bibazo. Izo ni comment zanyu ndimo ndagenda nsoma, ariko Rugero bibutse ko yasubiye muri za nshoreke ze, aho ataha amajoro abeshya Darilene akamubwira ati ngewe ubu ngubu nari ndi mu nama, ariko yatashye amasaha ya nijoro cyane. Darilene akamubaza ati se izo nama ujyamo za nijoro ni inama bwoko ki? Kanda subscribe, ukande share, ufungure inzogera kugira ngo episode ya 58 itazagucika. Tuzarebe uko bizagenda, tuzongera duhurira ahangaha ubundi dusesengure uko byagenze. Murakoze, ariko comment zanyu, like, musharinge birakenewe rwose kandi ndabakunda cyane. Nari Derick mwumvaga kuri mikoro.